reka nongere nanone mbihera ikaze bakunzi bacu kandi nangire mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nyita Slim Jesus Stereo Hillmaker, umuhungu wa mbere witona ku iso. Murabizi tuba turara kugira ngo tubihere update. So muri kano kanya turi ku isaha y'isa 8:40 z'ijoro. Nibwo nkoze iyi nkuru. Iyi nkuru bibaye ngombwa ko nyikora bitewe nuko nayibonye njya ahantu ndavuga ati iyi nkuru kabisa ntago narara nayikoze uko byagenda kose, cyane ko uyu musore we ugajya avuga ngo hari ibiganiro ajya akora akavuga ati iki kiganiro akashati ngo iki kiganiro ngo nindara nagisohoye ndacika umuntu, ariko ajya ashyiraho. So ubu rero iki kiganiro rero aya makuru mbazaniye ni amakuru ajyanye n'uko bita DC Clement niga wa DC uhagarariye DCTV ubu ngubu yaje kuba yaterera ivi uwo yihebeye, yaje kwaterera ivi umukobwa, bivuga ko ari umukobwa uturutse imahanga. Ubu ngubu rero bikaba biri kwitegurwa ko mu minsi iri imbere ashobora kuba yakora igikwe. So ibi ngibi rero yabikoze ashagawe n'abantu benshi batandukanye. Muri kumubona Muyoboke Alex kabisa yarabiri inyuma cyane, manager w'ibihe byose, ndetse kandi hari ukuntu tubuze twahita tuza tukabihuza n'ibibazo bindi bisanzwe bihari biri tekinike bya DC Clement. So DC Clement rero ubundi ubwo ari gutera ivi uyu mukobwa mupropoza ngo bazabane. Umwe mu bahanzi bamuririmba harimo Ivry, hari indirimbo bita ngo nk'uko njya mbirota. Ariko nanone nahise nibaza ni tugarutse inyuma gatoya kuri post ya DC Clement yapostinze kuri Instagram yanditseho ngo nyuma ya Irene n'uwo bita Ivry agiye kujya muri Canada, avuga ko operation yose agiye kuba yayikora. Gusa ntabwo turamenya amakuru, ese Ivry azajya muri Canada mu we buryo bizaba byagenze bite? Ese DC Clement yacaga amarenga ko ari ushobora kugiye kujya muri Canada nawe, cyangwa se agiye kujya hanze y'igihugu bitewe nuko nawe ari hafi gukora ubukwe, cyane ko yamaje kuba yatereye ivi uwo yihebeye mu buryo bw'ibanga cyane, amakuru atigeze ajya hanze cyane, ariko ntabwo nyine habura kugira utuntu tumwe na tumwe duca amarenga. So uyu rero DC Clement mbere na mbere ku bantu batamuzi ni umunyamakuru wagiye wamamara cyane yagiye akora kwanza mu itangazamakuru bigiye bitandukanye, cyane ko yakoze kuri The Choice Live, akora muri ubwo ni ku Isibo TV, n'ubwo ari gukora nanone ku Isibo Radio mu kiganiro bita Isibo Radar. So icyo gihe rero DC Clement yamamaye cyane ubwo yakoraga ku Isibo TV akora mu kiganiro bita The Choice, igihe Emre naramaje kugenda akimara kuva mu Isibo asigara DC Clement araza bari gukorana na Babu by'igihe gitoya birangira agiye. Ariko nanone mbere yuko DC Clement aza ku Isibo yabanje guca mu bindi, kwanza n'undi yarikoreraga kuri TV n'ubundi yitwaga n'undi DCTV Rwanda. So ahitaza noneho ku Isibo, sinzi amakuru nimba yarabanje kugurisha channel afite, kuko nyuma mu kugaruka avuye ku Isibo kuri The Choice Live yaje nanone kuba yamera nk'utangiye zero, ukabona ko nyine yatangiranye na channel nshyashya ku mbaraga nyinshi cyane mu gihe kitari gitoya kitarenze umwaka umwe. Ubu ngubu amaje kuza abasubscriber hafi 70,000 gutyo 80. So DC Clement rero ikintu navuga muri kano kanya yaje kuba yatera ivi apropoza umukunzi wiwe atigeze atangaza amazina yiwe, ntabwo yigeze atangaza amazina yiwe, ariko yateye ivi arangije aramusaba nimba koko yiteguye ko bazabana akaramata. Umukobwa nawe yaje kwemera, cyane ko n'ubundi ubwo yari yaje yiteguye. Abantu ubu ngo batangiye kubivuga kurondoga batese na DC Clement nawe arajyanywe, se nawe ararongo nka bya bindi bajya bavuga. Ariko none ikintu navuga nuko nukwifuriza urugo ruhira DC Clement, kuko numwe mu basore bakora neza, ubona bafite courage ibyo bakora byose. Ariko nawe ntabwo ndi busoze nagarutse ku kantu kuko Muyoboke ari mu bantu ba hafi, bari bamuri hafi, ari no mu bantu ba breaking inkuru ba postinze barimo barifuriza bari kubwira DC Clement ati congratulations. Uyu rero Muyoboke impamvu muvuzeho urabona ko ari hafi ya DC, kandi DC Clement ibiganiro ajya akunda gukora ibyinshi ubona ari kudisinga melody, ari kuvuga nabi melody, ariko kandi bikaba bisanzwe bizwi ko uwo bita Muyoboke Alex atafite
adacana uwaka na Bruce Melody. Sinzi aho bino bintu bihuriye, sinzi aho bino bintu bihuriye kuba Muyoboke Alex adacana uwaka na Bruce Melody, ariko nanone bikaba bigaragara ko Muyoboke Alex ari umwe mu nshuti za hafi za DC Clement, mu gihe abantu benshi disclaimer zanyira abantu benshi cyane, abantu benshi byamamare byinshi bitandukanye, ariko ukibaza impamvu Muyoboke ari umwe mu bari bamuri hafi cyane, ubwo yari arimo aratera ivi. Ni ikintu kigaragara ko hari ibintu byinshi, hari ibintu byinshi bibyihishe inyuma. Tuzabigarukaho umunsi tuzaba tubifitiye umwanya uhagije. Reka twikomereze, tutaza kwica, tutaza kuvanga inkundo n'ibindi bibazo biri tekinike n'ibindi bibazo byo ku ruhande. So uyu rero DC Clement, umuhungu ukomoka cyangwa uturuka Igitwe, ubu ngubu yaje kuba yafata umwanya atera ivi yambika impeta umukunzi wiwe. Uyu mukunzi we rero ubundi bushize, ni mu minsi yashize nibwo yatangiye gukora ibiganiro akazavuga ko afite umukunzi, ubundi mbere ntabwo yabyemeraga, atangiye gutangaza. Ndakeka n'ikiganiro cya mbere yavugiyemo ko afite umukunzi ni ikiganiro yakoreye kwa Emirene, nibwo yavuze ko afite umukunzi. Ariko ubu ngubu urabona ko nyine amaje kuba yamwambika impeta. Ariko nanone ntituze gutekereza ko hari ibintu twimagina ko nyine ngo abantu benshi muri iyi minsi uburyo barimo barasezeranamo, hari abarimo baraza. Urabona nka Kenny Sol yakoze ubukwe, nyuma y'amezi 2 ahita ashyira hanze ifoto bigaragara ko uwo bakoranye ubukwe yitegura kwibaruka. Sinzi niba na DC Clement ari muri ubwo buryo bimeze, cyangwa se wenda kari n'umuntu bikundanira, cyane ko byaravuga ko ari umuntu waturutse hanze, umukunzi kabisa waje kuba yamwitwarira, cyangwa se bagiye kuba basezerana. Ubu bakaba bari kwitegura kabisa kubana akaramata. Ni byiza cyane kabisa, ni iby'agaciro. Kandi urumva kubona urubyiruko rw'iki gihe cyangwa se ibyamamare by'iki gihe byinshi birimo birakora icyo navuga nko kumobiriza, cyangwa se birimo biratanga urugero rwiza ku bafana babo. Kuko mbere wasangaga nk'abantu benshi, tugarutse mu bantu bagiye bamamara mu minsi yashize, wajyaga kumva ngo runaka yashatse, ugasanga ni systeme okama, ugasanga runaka yashatse, ariko batigeze batwereka igikwe, batigeze batwereka bimeze bite. Ariko urabona ko benshi bari kugenda bitwereka. Abona DC Clement ni umwe mu bantu bafashe umwanya, bafata umwanzuro, akaba agiye kubigaragaza ko afite umukunzi. Mu gihe kano kazi babivuga ko abantu bakora utuzi nk'utu bafite abakobwa benshi babirukankaho, ariko yafashe umwanzuro avuga ati uyu ni we wanyawe, akaba yamugaragaje. Ubu ngubu kabisa akaba yamwambitse impeta. Siwe gusa kandi muri uyu mwaka nabwa werekanye umukunzi. None nigeze kugaruka kuri Kenny Sol, nagarutse kuri Okama, nagaruka kuri ba The Ben, nagaruka kuri ba Medi ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye. Uri kubona ko muri iki gihe bishishikajwe no kwerekana abakunzi babo, ntabwo bakibihisha nka mbere aho wahishaga umukunzi ukavuga ngo ndi singo, ukarinda umara imyaka 10 uvuga ngo uri singo, kugira ngo nyine ngo abafana bataguciraho. Kuko abantu benshi batekerezaga ko ngo iyo ugaragaje ngo ko uri singo ngo bituma ngo ugumya kugira abakunzi benshi, ariko ngo iyo ugaragaje ko wafashwe ngo abakunzi b'abakobwa baragabanyuka, ngo bigatuma ngo nyine ngo abafana bagabanyuka. Kandi ariko ntago ari byo, kuko nanone sometimes nk'iyo ugaragaje ugafata umwanya, ugafata umwanzuro nka kuno kwa DC Clement, bituma n'abafana bawe cyangwa se abakunzi bawe babona ko uri umutipe uri seriye, bakabona ko uri umutipe kabisa, umutipe ushobora kuba yafata umwanzuro akavuga ati nemeye gusezerana imbere y'Imana, nemeye gusezerana imbere y'amategeko. Nubwo atari ko bimeze, biba bigaragaza ko ari umutipe uri seriye, uri serious mu gihe ari icyama. Kandi ntekereza ko bino ni n'umugisha, kuko hari ibintu byinshi biba bigiye guhagarika, ibintu byinshi bihagarika, yaba control mu kazi kiwe, ukabona amasaha, ibintu byose ukabona bigiye ku murongo. Burya hari ukuntu ukora utuntu udafite umuntu managinga fresh, ukabona ntabwo bigenda neza. Ariko ubu ngubu wabita DC Clement, twitego ko DC TV noneho ishobora kuba igiye kuhita ishininga ku rwego rwo hejuru, igashininga. Uyu nguyu rero DC Clement nawe mu minsi yashize wa breakinze inkuru yuko wabita Emirene yagiye muri Canada, ariko niwe muntu wa mbere wabivuze. Ariko noneho hadaciye igihe kinini tuhita tubona koko Irene yapostinze
ifoto avuga ati umwana wo mu Gatsata yageze muri Canada hadaciyeho n'amasaha nawe ugahita yisohora ikiganiro aho yaragiye gukoresha Dumba. So uyu nguyu rero DC Clement avuga ko ni umwe mu basesenguzi bameze neza kandi banatanga n'amakuru meza, ukumva koko uburyo ari kubivugamo ukumva nyine ni ibyanyabyo, ukabona ukumva naguharabika kurimo kandi ukumva ari kuguhereza amakuru ya nyayo yizewe kandi ku gihe. Mujye no kuri DCTV dukomeze munamushyigikire, ni umuntu kabisa, ni umuntu ubikora fresh cyane. So rero reka mbashimire, bifurize gukomeza kugubwa neza muri mwese. Nyita Slim Jesus, njye nababwiye ko uko byagenda kose ndi hano kugira ngo mbahereze update, inkuru yose isohotse aka kanya nibishaka ari saa 10 z'ijoro nzajya mbyuka mpita nyibakubita nyibahereze, igihe cyose isohoke nzajya mpita nyibakubita no kubahereza update kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5. nawe nimba ushaka update udashaka gucikwa n'ibigezweho, kora subscribe kuri Slim Jesus TV ukubitaho n'akazogera ku buryo update yose buri kanya buri segonda uzajya uri kumwe nayo uzajya uyibona. So kora subscribe rero dukomeze tugendane 5 kuri 5. Nyita Slim Jesus.